ndongeye ndagusuhuje, ndagira ngo nongere mvuge ngo amakara. Amakara urayumva, uranayabona, ujya ubona n'abayakora n'abayacuruza, ibyo byose nizere ko ujya ubibona. Ariko mbere kugira ngo ngire ikintu nkubwira, banza utega amatwi cyangwa se ukurikirane neza urebe uyu musitari. Wowe wari uje umubwira ngo ugiye kumbaza kuri filime ngo wabonye Burayi, none ugeze mu makara yawe, ugiye no gutwara amakara yawe. ibintu byanyu sinzi, mujye mureka tunakura abantu mu rujijo. Ugiye kujya wumva abantu batangiye kuvuga ngo amaje acuruza amakara. Ibyo papa cyangwa nabyumva azabiririmba, nikoreye firigo ndabyamamaza pe, ndabyemera kandi kuko ndazikora. None nimba utangiye ibi aravuga ati yahise ajya no mu makara, kwa firigo biranga, ajya mu mafi biranga, none ageze mu makara. Yarahiye. Ariko ikintu batazi, ariko nanjye mpita nkora indi yanyuma kugira ngo nyoko ajya kubyara kubisi, yabanje kurya ibiryo bitekeshejwemo, wakayubashye. Ati ariko ikintu batazi, nanjye reka mvuge ngo ariko ikintu mutazi ku ibanga riri mu makara. Uyu ni umusitari yitwa Ama-G, ngira ngo abenshi muramuzi, turanamuzi cyane, azwiho gukina amafilime, twarayarebye amafilime ye, azwiho mu buhanzi. Abenshi tuzi ko ubuhanzi bwe nibwo tuzi cyane kurusha abafilime. Wenda amafilime mukunze kuyabona gake, ariko noneho reka mvuge ngo ubuhanzi bwe tubuzi turi benshi, tuzi ko yabaye umuhanzi mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko aravuze ati nakoze ubuhanzi, nakinnye amafilime, nacuruje amafi, nagize gute, ariko ikintu cyitwa amakara, ati hari ikintu mutazi. Nicyo kintu asorejeho, gira ngo mwabyumvise, hari ikintu mutazi mu ibanga riri mu makara. Reka noneho turebe n'uyu musitari, uyu nawe reka tumukurikire. Nako nize biochimie muri secondaire, so nza gukomeza na kaminuza, ndi mu fresh graduate muri Universal Rwanda College of Medicine and Health Science. Nyine wararangije kaminuza mu bijyanye n'ubuzima, health science, ubwo ni bijyanye n'ubuzima, ubuganga, uri muganga? Yeah, of course. Na afite advanced diploma muri labo. Abantu nyine bakuvuga gute, cyane cyane abantu mwabyirukanye, mwakoranye, cyane cyane abo mwiganye mu ishuri ry'ubuganga, cyangwa se muri ibyo bya crop development, bo iyo bamenye kucuruza amakara babivugaho iki? Uyu ni umuganga, ni umudokiteri, yize amashuri rwose ashoboka y'ikiganga. Amafaranga abaganga bahemba cyangwa se bahembwa ntabwo dukunze kuyamenya, ariko tuzi ko ari umurimo w'igisirimu wiyubashye, tuzi ko ari umurimo ufite agaciro muri kino gihugu cyacu ndetse no ku isi. Umuganga ni umuntu w'umunyacyubahiro. None umuntu w'umuganga wagiye gucuruza amakara, byo urabivugaho gute? Amakara, wa mugani wa Ama-G aravuze ngo hari ikintu mutazi kiri mu ibanga, hari ibanga mutazi riri mu makara. Rero kora subscribe, like, share ndetse na comment hasi wandikeho. Ubucuruzi bw'amakara bugira amafaranga, ahubwo nuko ababyemera ari bakeya kuko batinya kwiyanduza, bakanga gusa nabi kandi ari abasirimu. Amakara nongeye kuyagarukaho ubu n'ubwa kabiri. Ubwa mbere mwagiye mugenda mugaruka muri komenti, njya nzisoma, ntabwo muri gusobanukirwa amakara. Rero niwumva ikintu jya wongera nawe unagitekerezaho kabiri gatatu, wongere ugisubiremo, ntugahite wihutira kumva ikintu gute urekera aho ibyo bambwiye ni ukuri. Nawe kora analize, ubitekereze, wumve neza ikintu umaze kwiga cyangwa se ikintu bamaze kukubwira, nawe ugishyire mu mibare, mu nyurabwenge zawe, utekereze ukuntu wagikora naho wagikorera. Ngaruke ku bantu batumvishije neza, wowe wabyumvise ongera ugisubiremo neza ubyumve. Nawe ucyumvishije aka kanya gikurikire, nushaka ujye no mu cyakibanjirije usacinge amakara, gucuruza amakara by Voco, uraza guhasanga neza neza umushinga uko wateguwe. Ariko nagira nkubwire ngo amakara niyo business itesheje agaciro, igaragara nabi, igira umwanda,
ye n'uyikora nawe bamuseka, wa mugani wa Amaji, nta n'utaguseka. n'uyu mudogiteri nawe yabivuze ati n'abantu bamvuga nabi barabireba bagaseka. Kwibaza umuntu wize kaminuza akamanuka akajya gucuruza amakara, kwibaza umuntu w'umudogiteri wamanutse akareka akazi akajya gucuruza amakara. Reba iyo foto nanone urabona uyu ni umumama wo mu kindi gihugu cyo hanze wahisemo nawe yarangije kaminuza ahitamo kujya kwicururiza amakara. Niba weho akazi wakora kariko kose ukabona byanze cyangwa se ukaba ufite igishoro ukabona biranze, jya kwicururiza amakara. Amakara asaba igishoro gito gishoboka. Amakara ntabwo avuna, nta stress, ariko amakara ari mu ibanga. Ubushize narababwiye ngo dore ukuntu amakara yunguka. Ngiye kukubwira ukuntu amakara yunguka, nanakubwire n'ibisabwa kugira ngo yacuruze, ubundi urebe inyungu uzajya wunguka mu makara. Ndabisubiramo, nababwiye ngo ubu ni ubwa kabiri kino kiganiro nyisubiyemo. Amakara umufuka umwe urangura 8,000 bitewe n'ahantu wawuvanye, cyangwa se ukawurangura 10 bitewe n'ahantu wawuvanye. Ikindi cya kabiri, hari aho umufuka uzawufatira 12 mu kiranguzo bitewe n'ahantu wawuvanye, ariko noneho dore ukuntu wunguka bitewe n'agacurimo. Umufuka w'amakara uzawugurisha 15, 18 ndetse na 20. Wawufunze muri twa tudobo, hari abadufunga mu tudobo, hari n'abawufunga mu mifungo isanzwe hasi, hari n'abawufunga mu mabase, hari n'abawufunga mu dufuka duto. Bitewe n'ahantu uri hari abawufunga mu buryo butandukanye. Rero aya makara nurangura umufuka w'10,000, ubwo ndavuga mu mujyi wa Kigali, umufuka urangura 10,000 ukagenda ukawugurisha mu tudobo. Akadobo kamwe hari akagura 500, hari n'akagura 1,000. mu mufuka umwe havamo utudobo 20 tw'amafaranga 1,000. Mubyumve neza, hari n'utudobo dutoya tw'amafaranga 500. Umufuka umwe uvamo utudobo 40. Ubyumvikana ko umufuka wikuba 2 ku mafaranga uranguyemo. Naranababwiye ngo hari igihe birashoboka ko uwo mufuka muri utwo tudobo weho uwo mufuka wawurangura amafaranga 12,000, umufuka ukafataho amafaranga 8,000. Ibyo nkunda kubivuga mbo bona nubwo waza akawutwara wose, nushaka umuhere 15 cyangwa se 17, kuko nawe awutwariye rimwe bitandukanye n'ugenda agafunga. None ikibazo cy'amatsiko, mubyumve neza, hari utudobo 2. Hari akadobo kagura amafaranga 500, hari n'akadobo kagura amafaranga 1,000. Umufuka umwe uvamo utudobo 20 tw'amafaranga 1,000, cyangwa utudobo 40 tw'amafaranga 500. Muzabigerageze mu birebe. None ayo makara ntarimwe amafaranga. Niba umusitari amanuka akava mu byubahiro bye, bwa busitari akabushyira hasi akajya mu makara, nuko abakurikiye y'ubusa, nuko nta banga abazimo. Mbo twongere dutangire gutya. Niba ucuruje imifuka 5 cyangwa 6 ku munsi, wowe utwara wose utiri ufunga mu tudobo, iyo mifuka ukagenda uyunguka amafaranga 5,000 ni amafaranga ngaho ukoreye ku munsi. Ucuruje imifuka 6 kandi umufuka umwe uwungutseho 5,000 tayari ugufasha 30,000 byawungutse ku munsi. Nta stress yewe nta mvune zirimo, nuko wicariye aho ngaho abantu bakaza batwara umufuka. Icya kabiri, nushyiraho umukozi, reka tuvuge ko uri umusirimu, wowe urashaka ibyubahiro, ariko ahantu uri nushyiraho umukozi ushinzwe gufunga amakara mu tudobo cyangwa se mu mabase cyangwa se mu dufuka bitewe n'ahantu utuye, wewe tuvuge ko wanze kubikora, kuko nababwiye ngo amakara arasuzuguritse, umwanda atera umwanda. Weho shyiraho uwo mukozi. Uwo mukozi nacuruza imifuka 2, umufuka umwe uvanye awikubye 2 akawuvanamo 10,000 si 20,000. None sura mukozi ni umuhembe 20,000 bye cyangwa 30 mu kwezi, azamaze gucuruza amakara ngana gute? Amakara harimo ibanga,
niba ku munsi ucuruje imifuka 6 ukagenda uyifataho 5 ukavanamo ibihumbi byawe 30, umukozi wawe nagafunga mu tudobo no mu dufuka dutoya cyangwa se yenda bifunze hasi acuruje imifuka 2, hamwe wungutse 30, ahandi wungutse ibihumbi 20, byose ni ibihumbi 50. Ayo makara koko kuki tutayakora? Si business nziza? Mwagiye mubigarukaho muvuga ngo byaterwa n'iseta urimo. Ahantu waba uriho hose nta muntu udakoresha amakara. Ngiseta niba uri mu burasirazuba karitsiye urimo weho byanze bikunze aho hantu bakoresha amakara, nubwo wayacuruza aho ngaho iwanyu, niba uri iwanyu, niba wikodeshereza wajya ugashyira idepo y'amakara cyangwa se ukarangura imifuka 10 y'amakara ukayishyiraho ukareba ko itazagurwa. Ikintu gisabwa gukoreshwa buri munsi uzagikore, kuko ahantu waba uriho hose bazagishaka kandi bazakigura. Uzabicunge. Amakara abantu bayakora abasa nabi ariko abafite ipinda ry'amafaranga. Amaji yavuze ngo ntabwo muyazi, harimo ibanga mu makara. Uyu mudokiteri nawe yayivuze, amakara aremera ava mu buganga bwe ajya gucuruza amakara. Dore rero ikintu ugomba kwirinda muri ibyo bintu byo gucuruza amakara, ibintu usabwa ni ibintu 3 ari nabyo ngiye kukubwira. Dore ikintu cya mbere ugomba kwirinda, ugomba kwirinda ubwiyemezi. Niba uhisemo kujya gucuruza amakara, irinda ubwiyemezi. Niba uri umwiyemezi rwose nkubwiza ukuri, ntabwo amakara wayijyamo, kuko amakara ikintu cya mbere agira umwanda. Kandi niba uri umwiyemezi, uri umuntu w'umusirimu ushaka guhora ku cyangwe, ntabwo wajya mu makara. Kuko nujya mu makara ufite ubwiyemezi uhora ku cyangwe, wenda ubyuka amasaha ushakiye, wenda simbizi ubuzima wibereyemo, ariko ubuzima bw'ubusirimu bw'ubwiyemezi ntabwo byavamo. Niba uri umusongarere wibereye aho ngaho ukawumva wajya mu makara, ntabwo byavamo. Ariko niba ushaka kubikora, ibi bintu bishyire hasi, wicara urambye, ucuruza amakara ubona amafaranga. Ubundi ikintu cyose n'amafaranga. Mbega ubwo bwiyemezi bugurisha amafaranga. Niba uri umwiyemezi ukaba uri umusongarere, bugurishe, wemera ubutangeho ingwate kugira ngo wibonere amafaranga. Nusiga ubu bwiyemezi, wenda hari abantu beza utereta, hari abantu beza mugendana nabo, cyangwa se hari abasirimu mugendana nabo, ukaba ushaka guhora uri umusongarere, ukaba ushaka guhora witemberera, wibereyeho neza, urya neza, wambara neza, ukaraba neza, ukisiga neza, ntabwo byavamo mu makara. Nuyajyamo arakwambika isura mbi, nuyajyamo urabona ibigeragezo byinshi, ntabwo za nshuti zawe ziba zikigukunze kuko wahoraga ku cyangwe, agakweto kasa neza n'umwenda usa neza. Ariko aya makara nujyamo, kuko ntabwo uzajya gucuruza amakara utari buyakoremo, cyangwa se ngo uyakoreshemo ikiganza umwereka ko niba amakara ari meza. Uwo mufuka ntabwo imifuka izayimesa, yewe naho hantu ntabwo uzahakubura ngo we kuhicara. Weho niba ushaka gucuruza amakara, shyira ubwiyemezi hasi, ubusonga rero bushyire hasi. Ikintu cya kabiri uzirinda, irinde amagambo aguca intege, kuko uzahura nayo nuramuka ugiye mu makara. Amaji yavuze ngo ngewe nakunze kugaruka kuri Mustari, ni Mustari twese twemera. Njye kunze kugaruka avuga ngo abantu bagiye kubihimbamo indirimbo ko nagiye mu makara, abandi bagiye kugenda bivugemo, mbega amagambo agiye gukwirakwira bavuga ko acuruza amakara. Ariko se koko byavuze si ukuri? Umuntu w'umusitari kumva ngo yagiye mu makara, byanze bikunze amagambo amakuru aragenda avugwe, abandi bayaririmbe, babishyire mu buhanzi, amateleviziyo yabivuge, abantu mbega muri make ubu nkuru yarasohotse cyangwa se yatangiye gusohoka ivuga ngo Amaji yarasebye, yarahombye, kandi ntabwo bazi ibanga riri mu makara. Ubimenye nawe nzi neza yuko wabikora. Ikintu gisa nabi nicyo kigira amafaranga, ikintu kidaheshe mbega kidafite agaciro, ikintu gisuzuguritse, ikintu kigaragara nabi, ikintu wakumva ko wajya ukagaragara nabi, niryo banga riri mu mafaranga, niryo banga riri mu makara, n'amafaranga yibereyemo. Amaji atabavuga bavuge ku cyonzi ko ndi kwishakira amafaranga, kandi arayabona. Yakoreraga amafaranga, so umusitari se
ntiyakoreraga amafaranga amushimisha kandi akaryoherwa, ariko yashyize hasi ubusitari bwe yimanukira mu makarawani. nawe wabikora. Rero irinde aya magambo azavugirwa hanze, yenda azaturuka mu nshuti zawe, yenda azaturuka mu baturanyi muturanye, yenda azaturuka mu bandi basitari bagenzi bawe, yenda azaturuka mu basongarere bagenzi bawe, ariko nuramuka ugiye mu bintu by'amakara abantu bazayavuga pe. Yenda wari ufite amafaranga bazavuga ngo yahombye kandi ntibazi yuko uri kuyayoramo, bazavuga amagambo menshi, inshuti zawe zizabikwangira kuko bavuga ko wenda wagaragaye nabi ukajya mu makara, bakumva ko wagiye kwitesha agaciro mu makara ariko batazi banga weho niba ushaka kujyamo. Aya magambo navugwa ahubwo uzajya ubaseka, naramuka avuzwe bakavuga ngo yagiye mu makara, uzajye wisekera ubihorere kuko ntabwo bazi banga ufite mu makara. Nabo babimenye, niba bimenya bazabijyamo, niba biyoberwa kandi bazakomeza bayavuge, uziceceke. Ikindi cya gatatu uzirinda kandi kizabaho ni ishyari, kuko uyu muntu uri kuvuga aya magambo, uyu muntu wakomeje kugenda akwirakwiza amagambo ngo warahombye, uyu munyamagambo, aba bantu mugendana niba kubona muri bizinesi y'amakara bakaguseka bakabona nta kintu bikubwiye, tayari ubwishyari rizaza. Kuko niba guseka bakabona n'ubundi amafaranga urimo urayabona kandi urimo uranayabona neza cyane, kandi bazi ko baguharabitse, bakabona nta kintu bitanze, bakabona n'ubundi baruhiye ubusa, ni hahandi hazahita haturuka ishyari. Ibintu bitatu uzabyirinde, n'ibigona bibaye uzihangane, ushinyirize, witurize. Nzi neza yuko ibanga rizaba ari iryawe ku giti cyawe ryo mu makara, ntawe uzapfa kumenya ibyawe. Niba nabimenya nabo bazabikora. Ubundi gushaka amafaranga bisaba gutuza ugashishikara, bisaba gushyira ubwiyemezi hasi, ubundi ukarambya. Niba uri umusore ukamenya ko ugiye gushaka amafaranga, ibintu byo kugaragara neza by'ubusongarere bikarangira. Niba uri umugabo cyangwa se uri umumama, icyo uri cyo cyose, ubuzima waba urimo bwose ukumva ko uri gushaka amafaranga utitaye ku biguca intege biri inyuma yawe cyangwa se biri imbere yawe ugiye guhura nabyo. Amakara nuyacuruza rimwe ukayacuruza kabiri ukayacuruza gatatu, uzemera ko itangazamakuru rizaguhagarara imbere nawe ukaribwira amagambo nk'iyamaji yavuze, cyangwa se ukavuga amagambo nk'iriya dogiteri yavuze, cyangwa se ukifotoza nk'uko uyu munyamahanga nawe yabigenje, avuye muri kaminuza warangije amashuri ye akagenda akajya gucuruza amakara, akanga akazi k'abandi. Nawe uramutse umenya iryo banga ntabwo biriya wajya kubikora, wajya kwikorera akazi kawe. Mu makara harimo ibanga, amakara harimo ibanga. Nushaka kubyemere cyangwa ubireke, umufuka umwe wikuba kabiri, nucuruza detail uzikuba kabiri, niba utwarira rimwe ntacyo uzafata ibyo bitatu cyangwa bitanu, nta kindi gishoro uzaba yashyizeho, uzaba ugize n'amahirwe yo kongera kurangura ibindi. Ariko amakara bazayakugemurira, ntabwo uzajya kuyizanira abantu uzaburi, bazajya bayakuzanira. Ariko banza usobanukirwe ngo muntu wandika muri comment uvuga ngo umufuka uvamo umufuka umwe uvamo utudobo twa 540 cyangwa se ukavamo udufuka tw'1020. Iryo ni ryo banga bari abantu bacuruza detail. None se nawe tekereza neza, niba umuntu aje akarangura umufuka w'15 akabikorera akawujyana iwe, yamana kuwugeza iwe agahita ushwanyaguza hasi, ubona agahita afunga mu tudobo, utekereza ko yunguka amafaranga angahe? Utekereza ko awujyanye ngo yungukeho 1000? Ari byo bimuvunya ahembye umukara niwo kubyikorera, nabigera yarahita byicarira iruhande, umufuka umwe arawucuruje avanyemo inyungu kandi yaranguye 15, kandi uwo uranguyeho nawe yawuranguye ku 10,000. Ibazo iyo mibare noneho n'uwo umuzaniye nawe yofatiye ku 8,000. Reka nkubwire ibanga, ngiye kuri mena ryose, wenda nababwiye ngo nzajya mbabwira utuntu tw'ubwenge utasanga ahandi hantu. Umva, nzajya nkubwira utuntu tw'ubwenge ku buryo uzajya uvuga uti mva ndemeye noneho iki kintu ngiye kugikora. Shimye abantu bajya bavuga ko bagiye kubikora, hari n'abatangiye kubikora ngewe nzi kandi byamaze gucamo. Uriya makara aturuka mu cyaro. Mu cyaro mu cyaro hari umuntu warahinze ishyamba, hakaza umukire akarimugurira. Wumva ukuntu amakara agira amafaranga kandi buri muntu wese akagenda yaryaho. Banza ubyumve, ngiye gusoza kuri kino kintu. Umuhinzi yahinze ishyamba, amaze kurihinga haje umukire ararimuguriye, araritwitse.
amaze kuritwikisha haje undi mukire amuguriye amakara, wa mufuka wumariye ku 8,000. uwo mukire noneho uguze wa gatatu, bo n'abantu batatu, hari uwarihinze, hari umukire uriguze akaritwikisha, hari n'uwa gatatu waje uje kugura amakara. naza akagura amakara arayabarira ku 8,000 mu cyaro. nayabarira ku 8,000 arahita yapakiza imodoka ye ayajyane mu mujyi ahantu utuye simpazi. niba uri mu Irubavu, niba ushaka kubura Nako Ibutare, nushaka kubura mu Ruhango, nushaka kubura Nyamagabe, nushaka kubura Kigali, nushaka kubura Gisagara, aho uriho hose aya makara bazayazamura mu modoka. ubwo ndavuga cyane cyane Kigali niho dukunze kuyajyana. amakara nazi Kigali, umufuka umwe urawumugurira ku 10,000 kuko yafatiye ku 8,000. uwo uguze ni wa 4. ubwo niweho ndi kuvuga, we uyaguze nonaha uri wa 4. numara kuyagura amafaranga 10,000, nawe haruza kuza ukahita uyamuhera ku 15,000 cyangwa se 17, cyangwa se uyacuruze detaye nkuko ndi kubikubwira, ushyireho umukozi ucuruza utundi tw'uduconco ku ruhande. uguru wa 5 yaguze, noneho hari nuza kuyakuguraho wamuhereye 15, nawe arayagenda ayacuruze detaye ku tuntu tw'utudobo n'utubase, nawe abonemo inyungu. none ayo makara yavuye ku muntu wo hasi akageza ku muntu wo hejuru, agenda afata ayo mafaranga, waturutse hasi ugura 10,800, none ugeze hejuru ugura 18,020. ibaze ayo makara. none wimanukiye ukajya kuyagura mu cyaro, wavanamo amafaranga ngaha. reka tuvuge ugiye mu cyaro ufashe umufuka ku 8,000, urazamutse hejuru uyagurishije 20,020. ibaze iyo nyungu irimo. nubwo byagusaba inzira ndende, ngewe noneho wikwirwa uvunika gutyo, genda ugure umufuka ku 10,000, imodoka yakuzaniye aho ngaho, nurangiza uyacuruze detaye, cyangwa se buri muhaze atwara umufuka ushire, ejo wongera urangura yandi. ni harimo ibanga se bamugani wa Amaji. reka rero nkushimire nkubwira ngo ubucuruzi bw'amakara bugira amafaranga, ahubwo nuko ababyemera ari bakeya kuko batinya kwiyanduza, bakanga gusa nabi kandi ari abasirimu. ubundi amakara agira amafaranga. reka rero mushimire, nizere ko wakoze subscribe. n'ibyanjye mbivuga birangira, ariko inama nakugira, uzacukumbura umuntu ucuruza amakara cyangwa ujye unaganire nawe, numara kubyumva uzabihuze n'ikiganiro mba naguhaye, ubundi uzicururiza amakara. reka rero nsoreza ahangaha. subscribe wenda yishaka niyo wayikoze, Imana ishimwe kandi Imana iguhe umugisha. ubundi nakagaruka ejo cyangwa ejo bundi nzambagezaho n'ibindi. murakoze cyane rero, bye bye.